Shalom bakundwa shama bene data aho muri wese. Yesu Kristo mwabewe byose abane namwe aho muri wese mu kino cyumweru. Turi tariki 27 ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 mu kino cyacu Yesu Kristo byose. Muri kino kana kanya nagira ngo mbere ko tutangira manze bene tafate kanya shima Imana kugira Imana idukorera ibitangaza bikomeye. Nkuko mubizi abakurikiranye kuri Facebook muri no minsi inshuti zaduhaye pole twihanganisha murazi byabaye naho n'igiragezo mu cyumweru gishize, ariko Imana yacu irahari, ibyo byose byashaka bidukomeze. Na kino cyumweru nongera guhura n'ikindi kandi ndi ku kazi nzahugira accident. Nakoze accident ya machine nkoresha yatukora muri company y'inyama. Noneho kwa kane rwose turimo dusoza akazi, Satani rwose ashaka kunyaga urugingo rumwe mu ngingo mfite. Satani rwose uko ijambo ry'Imana rivuga ritubwira ko ajya bumurwanyi ariko ntashaka umutsinzi, ntabwo bishoboka. Amen, haleluya. Niyo mpamvu uno munsi maje gushima Imana kubw'ibitangaza yankoreye. Murabona urutoki ukuntu rumeze, mwarayibonye kuri Facebook, ariko rumeze neza. Timonda duhindagura imiti, fata imiti, bimeze neza. Ariko iyo ni ishimwe rikomeye ko yari inyaze urugingo rumwe mu ngingo zanjye. Amen. Ariko by'ukuri ijambo ry'Imana ntirijya ribesha, ajya bumurwanya ariko ntashaka gutsinda. Yewe n'abambari be icyo bakora cyose nta na kimwe ashaka kugeraho, kuko iteka ahora atsindwa. Amen, haleluya. Nyabana mwene data tujye twiringira Imana igitubera aho tubatashoboye, igidukorera kuko twe bana ntacyo twishoboreye. Niba mwibuka isomo twize mu kwezi kwa gatatu, twize kubijyanye n'uburinzi Imana yacu igiduha ibihe byose. Amen, haleluya. Ni Imana igira neza, Imana yuzubona imbabazi kandi twitaho uko bukeye ko bwije. Uno munsi rero bene data dufite ijambo dushaka kuganiraho rito cyane, rito rwose kandi atari rito. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya riba rito. Dufite ijambo riba tugiye kuganiraho kandi ijambo ryiza, ijambo ryuzuye ubutwari, ijambo ryuzuye ubutsinzi, ijambo ritwuzuzamo ibyiringiro by'uhoraho Imana yacu. Amen, haleluya. Ijambo tugiye kwiga uno munsi tugiye kuganiraho umwanya muto ni ijambo ryanditse muri Yesaya ibice 41. Ku mutwe w'ijambo uvuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Amen, haleluya. Hano umutwe w'ijambo uvuga ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Bishatse kuvuga iki? Donc tujya duhura n'ibintu tukagira intege nke mu buzima bwacu. Tukagira intege nke nkuko turi abantu twambaye umubiri, twambaye inyama, dufite amaraso, tukagira intege rwose totally, tukagira intege zikomeye. Ariko hari Imana ikomeye. Gukomera kw'Imana, iyo ibintu ugiye kubanza ufasha ubukomeze bw'Imana mu bitubaho byose, ubanza ubukomeze by'uhoraho Imana, kugira ngo uhoraho Imana kubera ahantu udashoboye, kuko niwe mushobora byose, niwe twiringira. Niwe ujya utubera ahantu hakomeye bene data, ajya turinda mu bikomeye, ajya turindira mu bintu byagomba kuduhitana, akaturinda nk'uko yandinze. Genda umuhamya maze kugira ibihamya byinshi mu buzima bwanjye bimpamiriza uhoraho Imana yacu ntakora no kuratugira neza ibihe byose. Amen. Ni Imana ikomeye rero. None niba mutweje ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Bene data rero uzajya uva kufite intege nke, ujye umenya ko Imana ari ikomeye, uyiyambaze muri byose, izakwama ikushizeho ijisho ryayo rigoraho ibihe byose, iganza cyayo cy'ukurinda. Noneho kuba hano ku bice bya 41 hano muri Yesaya tugiye gusoma umurongo kuva ku murongo wa 8 tugeze ku 10. Urumva ni mirongo ngahe? Imirongo 3 yonyine. Reka rero dusome izina rya Yesu. Ngariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Umva ibyiringiro by'Imana. Ariko weho Isirayeli umugaragu wanjye, Yakobo natoranije. Muzi ko Yakobo igihe araraye ku rurembo rw'ijunga ari mu rugendo,
yagira ntarasizage munsi y'igiti ngo yiseguze ibuye. Iryo joro ngo aryamye bene data, mumenye ko ari yahinduriwe izina kubera indoto ajya arizera Imana. Ngarota abamarayika amanuka bazamuka. Muri ibyo yimye ngo naraye ku rurembo rw'ijuru. Yageze aza ngo naraye ku rurembo rw'ijuru. Ngwariya mu rukerera ngo marayika wanyuma agiye kuzamuka. Yakobo ngahita aramufata mvati ntuvana utampaye umugisha. Amina, haleluya. Imana cyabwa icyubahiro. Nibwo yahinduriwe izina aho hantu. Imana ivana kuri Yakobo imugira Isirayeli. Amen. Ngo noneho ngoweho nahamagaye kagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije, sinaguciye. Amina. Yesu ati naragutoranije mu mpera z'isi. Amina. Imana yagutoranya mwene data. Uko umeze kose mwene data, uzwi n'Imana. Niyikubeshejeho, niyikurinda ibihe byose, iragutoranya. Aho waba uri hose Imana ishaka gusanga. Hano Yakobo yasanzwe n'Imana. We ari munsi y'igiti yumva ko araye mu ishyamba rikomeye, ariko asanga yaraye ahantu hakomeye. Ahaherwa umugisha, ahahindurirwa izina, ahahirirwa kwitwa Isirayeli. Amina, haleluya. Umva n'Imana ikomeye cyane. Imana y'ubuntu n'imbabazi. Ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Ahabwira amasezerano menshi. Urumva hano Yakobo cyangwa se Isirayeli nk'uko Imana yabimugize, ngo ni koko nzajya ngutabara ahantu hose ho mwene data. Ujye wiringira icyaka ko Imana izajya gutabara, waba uri mu nzi wawe, waba uri mu muhanda urimo ugenda, waba ugiye mu isoko se cyangwa ahandi hantu. Ukomeze ngira ko aho hose ushaka kuhahura n'ibintu bikomeye, ariko kiringira ko Imana ari igomba kugutabara. Nta kindi gishobora kugutabara uretse Imana. Ngo nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo iteka ryose. Iyo duhuye n'ibiba bikomeye, biragatse Imana ikurabiza iteka ukuboko kw'iburyo kuba guhari. Wenda kuba guhari ugira kukuramire, ntagire ikintu kibi kikubaho, ntagire ikintu kiguhungabanya. Kubera iki? Imana yacu irahari y'ubutabazi. Imana yacu n'imbabazi irahari, yemeye kuturamira iteka ryose. Izaturinda amajya n'amazi, ituramiza ukuboko kw'iburyo. Amina. Ngariko gukiranuka kwanyu. Ngo kandi uko kuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo, ngo ni nako gukiranuka kwayo. Kuko Imana ntabwo igira ibi nk'uko abantu bareba. Imana irakiranuka iteka. Uko ugenda uyihaye, uko umeze kose, Imana irakurinda, ikakwindishwa ukuboko kwayo kw'iburyo. Ngo icyo gusobanura cyacyo ukuboko kw'iburyo ngo gisobanura gukiranuka kwayo. Ubyo bintu gukora ngo niko gukiranuka kwayo, kuko ntigire umwana w'umuhungu yakoze. Uyihaye kantu gato gusa, Imana irakurengera. Amina, haleluya. Tujye twiringira Imana mu bintu byose, kuko Imana yacu igituba hafi, igitugira ibikomeye. Twe abana tudashoboye gukora, nta kintu twishoboye. Itewe ugahora wumva mwene data ko nta kintu ushoboye, ari Imana yonyine ishoboye. Nta kintu we wishoboreye. Amina. Imana yacu dufashe cyane. Urumva hano ni ibintu bikomeye, kuko nicyo tuganira no munsi, kumenya ko Imana yacu ari ikomeye, nta kindi wakora. Amen. Imana yacu ari ikomeye kandi yiteguye kudukorera ibintu byose uko byakagenze kose. Imana izabutugira neza. Urumva rero mwene data, kubaho kwanjye, iri jambo rikubake hano ryo muri Yesaya 41 kuva ku 8 kugera ku 10. Wumva igisobanura Imana, ukuntu Imana ikwitaho ahantu uri hose ishaka gusanga. Yakobo tumonye ko yasanzwe munsi y'igiti. Iyo nkuru ikwitubwira aho Imana yamuhinduye izina ikamwita Isirayeli. Yari munsi y'igiti, yiseguje ibuye. Twiseguza imisego imeze neza, twashashe neza, ariko we Imana yamusanze munsi y'igiti, yamuhindurira izina imwita ya Isirayeli. We natoranije mu magana menshi, nkagukura ngo mu mpera z'isi. Nawe mwene data ukorera Imana mu nzira izo arizo zose, ubikunze ubishatse, uko waburirimba, nkunda kwivuga, waburirimba uvuga ijambo ry'Imana, yewe waba kubura ku rusengero, icyo ukora cyose, ujya gusura abarwayi ibyo ushoboye. Niba ufata umuntu ukamuvana mu rugo iwe ukamugeza ku rusengero akajya gusenga Imana, iyo yose ni imirimo.
ibyo bintu byose Imana ibiguheramo umugisha, kuko yaba ntigireba nk'abantu mu byo aho ugenda. Niyo mpamvu ibyo ubikora mu bushake bw'Imana, ukora uko Imana ishaka, ubikorana urukundo, ahantu hose ugendana nayo, ngo ikamikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo aho unyura hose, mu kazi, mu iki, mu byo ukora. Imana irakurinda ikakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo ibihe byose. Amina, haleluya. Reka rero tujye turwanira ko Imana yacu igomba kujya itubera hafi, ikajya iturwanirira. Twebwe ntacyo twishoboreye. Iryo somo mu kwezi kwa gatatu twabonye ubutabazi bwako n'igiturinda, kuko iyo yihaye muri byose irakurinda. Niyo mpamvu yatanze abantu umva ngo abamarayika benshi ngo bazapfa ku bwawe mwene data, abamarayika benshi bazapfa ku bwanjye, abamarayika benshi bazapfa ku bwacu, kugira ngo Imana iturokore, ituvana ahantu hakomeye, iturinde. Ngo nzakuramiza, nzagusega ukuboko kwanjye kw'iburyo. Beka inavuga nzakuramiza, ko ntabwo yakwemera ko warwa ngo urambarare. Izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo mwene data, kuko ni Imana y'imbabazi. Kandi aho ngaho ubwo burinzi bwayo ikuramiza, tubonye ko igisobanuro ariko ngo gukiranuka kwayo. Data, Imana yacu irakiranuka. Niyo mpamvu yatanze isezerano ngo ntabwo ireba nk'abantu, ntabwo ishaka kureba nkawe, ishaka kureba nkanjye, ishaka kureba nkatwe abantu, yo ireba nk'Imana. Abantu bakakureba uko bashaka, abantu se bakakuvuga uko bashaka, rwose uko babitekereje. Ariko Imana yacu yo mu ijuru yo ntabwo ari kwikora, ntabwo ikora nk'abantu. Iguhoza ijisho aho uri hose, ikagucunga, ikakureberera. Aho wanyura hano ikavuga ati nubwo wanyuze ameze utyo, ariko ndi bukuramire tu. Ntabwo nemera ko ugomba kurambarira aho hantu, ukanyura ahangaha ukagenda ibyo urimo, ibyo ukora. Ariko avuga ati ubwo wabashije kumenya, ntabwo nemera ko, ntabwo uri uzarambara, ntabwo uri burambarane. Ukuboko kwawe kw'iburyo kugahora kuregetse utya, kugira ngo gucunga, ariko mpaka kuko igufiteho umugambi. Kuko ngo icyo nicyo gisobanuro. Igisobanuro niko gukiranuka kwayo. Yo irakiranuka, igireba ko uyishatse, ugiye kwishakana umwete cyangwa wishakanye umwete, Imana ikagutabara muri byose. Nicira mwene data, iryo ni jambo no munsi kuri kino cyumweru nashatse vuga ku Imana igituramira iteka, ikaturinda amajya n'amaza, ikaturamiza uko kw'iburyo. Ibyo ndayivuze kubera ko mu burinzi y'ibintu byagiye mpurama, bifite ubuhamya bw'ibintu byinshi nabwo Imana yagiye indindiramo mu myaka myinshi. Ariko n'ubu ndacyahagaze, kandi byinshi byagomba kumpitana. Yewe ntabwo ari ibikindi byinshi. Urabona ko ibitangaza nkoreye. Urabona mu cyumweru gishize narwaje umugore, ajya kwa muganga, ariko shima Imana ko no munsi ari muzima. Byari bikomeye, ariko Satani ari mu ntambara ikomeye, ariko yaratsinzwe, arahagaze ni muzima. None dore nanjye iki cyumweru urabona ko Satani agiye kunyaga urugingo mu ngingo zanjye, ariko Umwami w'amahoro ntabwo yabyemeye, ntabwo ashaka kubyemera. Amina, haleluya. Ntabwo ashaka kubyemera, ni ukuri. Ubwo rero icyo nabasaba rwose, munashimira Imana, muhicyubahiro ko benshi babikoze. Kuri Facebook twaraganiriye, barabibona. Ariko ijambo ry'ikino cyumweru twumve ko igisobanuro cy'Imana igituramira muri byose, kandi tumenye ko ariko gukiranuka kwayo. Imana ibamugisha, kandi Imana ikomeze ibagire neza mu byanyu, mu banyu, byo mukora, imirimo yose y'amaboko yanyu, ibyo ukora byose. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugire neza. Yesu abane namwe, kandi akomeza abiteho. Ubwo tuzongera ku cyumweru gitaha muri Yesu Kristo ibihe byose. Mama amahoro abamugisha. Shalom, shalom.